Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya Benazafu, nimva mutima ayizanjye mfite ubuhamya bw'igendera. Uko watekereza urugo niko waje kurubona? Oya, siko narusanze. Kuvuga ngo iyo ukiri umukobwa uba uzi ko nushakwa hari urundi rukundo uzagira cyane, wenda ababyeyi batakugiriye, ariko nyine urukundo rw'umugabo ruba ruhari, ariko hari izindi ntambara ugira utari wakagize uri umukobwa. Rero wenda natekerezaga ko nzashika nkaba muri ame, ubukene burarangiye, none hari ibintu urakunzwe nyine biheka. Hari ibintu n'abakobwa bari baraje, wabura umukobwa ukora akazi kambwa sikuzabona nshatswe ndiki ibintu byo gupagasa ko bingoye, kumbe ntago uzi yuko mu rugo ari gupagasa cyane kuruta uri iwanyu. Rero ibyo byose ibitekerezo byose narageze mu rugo nyine sanga biratandukanye cyane, ariko kandi ubuzima bw'umukobwa n'ubuzima bw'umugore buratandukanye. Ubuzima bw'umugore nibwo bwiza, umugabo umwe wenyine tuzasazana nta kontara nta tubishe bigezweho ngo twasinyanye kontara. Jewe twasinyanye kontara y'urupfu, urupfu niko ruzagira gutera ubwo ruzatutandukanye. Rero nashakiwe hano kuko ubuzima bwanje bw'ubukobwa nabutangiriye hano, ko nageze hano n'ubundi nkiri umwana, nakuriye hano nyine bigeraho nyine ndashaka. Tubahaye ikaze inshuti bavandimwe bakunda ibiganiro zacu, namwe mukunda ibyo dukora. Twongeye twagarutse kibisanzwe, ibiganiro zacu tugenda tubikishizaho iyo dufite umutumirwa mama twumva ukunda tuba twishimye. Ni umutumirwa w'umustar uzwi cyane, ndatekereza ko abantu benshi muramuzi, n'abatamuzi none mugiye kumumenya bitandukanye. Twe twagarutse turi mu karere n'ubundi tutashatse kuvuga izina ariko turi kumwe n'umutumirwa wacu, ndatekereza ko araza kubabwira byinshi. Ndagira ngo utangire wibwira abadukuranye kugira ngo ibiganiro zacu tubashe kubikora neza. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mwirinzi Ornella. Ejo ndange ngo narivuze nabi, none ndarivuze Ornella. Mwirinzi umeze ute? Meze neza. Ornella ari mu kihe kivuga? Ya simbizi, ariko bishoboka kuba ari mu Kigiriki. Ni mu Gikuyu nkuko nguko simbizi, twabaza bari inyisi. Ariko no ufite amazina meza cyane. Papa ni umusirimu. Niba wari ku isesi rya Ornella cyangwa niba wagiye? Niba wari inyisi. Twebwe mwacu tugira, hari ukuntu bakasanga muri Kongo bagira ngo Nyabitanga, Nyabeza, Nyanziza, Nyanjurama. Twebwe ni nyine gucya agafaransa bakavangamo na gucyo nyine. Umeze ute Mwirinzi? Tubwire nyine kugira ngo byibuze twibwire neza kugira ngo byibuze abantu badukurikiranye bashe kumenya Mwirinzi ninde tugiye kuvugana. Ni umuntu ke ubuzima bwiwe utuye hehe, ibyo ukora byose nyine tubwire Mwirinzi kugira ngo tubashe abadukurikiranye babashe kumenya Mwirinzi wo tugiye kuganira ni. Nkuko nabivuze ni Mwirinzi, ntuye Gidurayi. Abantu bazatinya kuvuga ko batuye Gidurayi, turabahonyeje. Gidurayi ni heza cyane. Tuye Gidurayi 45 Mangu. Nkaba ndi umumama, mfite abana babiri n'umugabo umwe. Ndi umuririmbyi, ni byo abantu benshi banziho. Ukaba uri umuke nabyo ni ngombwa cyane. Ndi umunyabyinshi w'umugigi. Umunyabyinshi w'umugigi. Abanyabyinshi aho bari bubahwe. Abagiga aho bari turabaramukisha. Kero ukuyemo abanyabyinshi? Abanyabyinshi gusa nyine ni abanyabyinshi, ariko cyane cyane inzu y'abagigi. Mwamugigi ku kantu. Abagiga aho bari. Ariko ngo namwe ngo kwifiera abagigi? Njyewe nza nibuka nkiri umwana, nakuze bazavuga ko turi ibiremo. None nakaza mpura n'umuntu akambwira ngo ugende ubwire mama wawe ngurikiremo.
mama wawe ni ubayikiremo cyangwa ni ngo njewe ngo ngende mubwire ngo ndikiremo kagenda akavuga ngo mango runaka yamwe ngo ndikiremo ngo nakuze nyine bambwira ngo turibiremo nimbaga ryaravuye ariko ndi proud yazo cyane rwose ariko nukubera ko abanyabyinshi mugira ifiere ntabwo ari ikindi sisura murusha abandi tureke kubeshanya turi beza abagigi ni beza abantu batubwira nimba ari umurarugira cyane cyane abakobwa abagigi baba bavikuye aho hantu niho ukibyica iyo mbwira noneho ngo abahungu b'abagigi ni beza nari kubyumva abagigi ntabwo ari ko ni beza ahubwo abahungu b'abagigi bagira amafiere ariko ntabwo ari beza cyane nk'abakobwa nuko nukuri nyine hari ukuntu bazashaka ko kugira amafieri ariko bijya byaba ariko si keretse wenda nuko ari uko wenda naje ndi umugigi hako nta muhungu w'umugigi ndabona mwiza cyane ukurura ariko abakobwa kabisa nawe urabibona ariko ndabibona kabisa ariko uri mwiza asante ndikiremwa uri kiremwa kabisa reka tuzururireho nyine tuvuga ngo uri kiremwa umeze ute murakomese mwino minsi uri gukora iki tubwira amakuru nyine kugira ngo tubashe kwinjira mu kiganiro cyacu wabanze kwisanzura mwiri muri iyi minsi nikunda kora nyine n'ubundi buririmbyi ibitaramo kuri BND TV abantu badukurikiye mugende mu birebe tunamusuhuze siyo turamusuhuje sibo BND turagusuhuje uri Imana igumugisha rero abantu bakomeze bajeyo tugenda twaprodinga buri munsi abaririmbyi batandukanye rero mukomeze mu birebe naho mbarizwa cyane niho ndi gukorera wazambwire BND campus faranga siyo wanyu nko mbanzi nk'abahezi faranga nyinshi wazambwiye ko twabaye inshuti hano akiri hano muri Kenya mare kugera muri Amerika aranyibagirwa narumvishije nawe agenda bikora ariko wazamumbwirira wa ndabizi buranti tuza tunavugana cyane kubera nyine CEO wawe hari ibintu byinshi mukoganira ariko ifaranga niziba nyinshi uzituvomamo twebwe abakozi biwe mu buryo kinono ukera ushaka nko kunyima uburenganzira bwo kugera kuri siwe nzobanza nziguhe izanje nutosheka nizanje nawe azuko ariko ngo ari mu bantu babaheza agaceri gatubutse ntaza yigavura ku mafaranga nivyo cyangwa ari nundi wambwiye ati reka nta kafaranga ntazi yakora burase nibyo simbizi gusa buri wese biterwa uri akazi kose ukora ukagumamo bitewe nuko baguhemba niba nk'ikarimo rero bivuze ko nta kibazo dufitanye sari asigaye atuye mu yeta nukuri simbisi uretse nyine gukorana nawe ariko simuzi akina banuje ntabwo nari muzi nje n'umushiti wanjye twigeze gukorana byinshi cyane aranzi kandi reka tunamushimire nabonye cyano yanyu imeze neza cyangwa se uriya muryango mukorera umaze kwaguka cyane abantu bagende bakomeze barebe kandi tunabashimira kuva natangira hariya nagiye mbona abakunzi benshi cyane badukurikirana umunsi ku wundi mukomeze mudukurikirane baramuzamura umuhungu kabisa aza gushimira naje kuri yaranzamuye twarazamuranye ariko wewe nawe ndatekereza impano niyo yabaye imbere y'ikinyamakuru sikabyo se buri ushobora kugira impano ukabura abayizamura ukarinda usaza ugifite ya mpano ariko itarazamutse kandi buri muntu wese agira ugomba kugira umuntu kuzamura buri muntu wese wazamutse abafite uwamuzamuye rero iyo ndahura nawe wenda simba narazamutse ya tutarinjira mu kiganiro cyacu cyangwa se twanacinjiramo mwirinzi utubwiye ubuzima bwawe ibyo ukora mwirinzi uburirimbyi wabutangiye ryari turaza kubyinjiramo cyane kubera ko biri muri bimwe byatumye tugwamagara kugira ngo byibuze tubashe kuganira abantu bagukunda ari benshi niyenda batarumva aho uganira batarumva uko babwira ibyo bifuriza nk'abakunzi bawe n'ubundi bagukunda mwirinzi impano yawe watangiye kuyumva ryari ngo ufite impano watangiye kubyiyumvamo ryari natangiye kubyiyumvamo nkiri mutoya navukiye muri Kongo ariko nkurira hari hakurya rero nibwo natangiye kubyiyumvisha icyo gihe twabaga hari umushinga wakaza ufata abana ngo ni compassion abantu babaye muri compassion barabizi habaga harimo amashuri bakaba no kwiga kuririmba nyine naho nabitangira ariko nubundi mbikunda cyane
ndabikunda numva abantu bari kuririmba nkumva ndabikunze nkabroka n'indirimbo nkiri mutoya ugasanga nzi indirimbo nyinshi rero naho nabitangiriye ntangirira muri Sunday school birakomeza nje mu ikorari noneho nabikoze nyine nk'umwuga n'igihe nageze hano ubwo nabikoze nyine ndirimba muri korari gutyo nuko nyine nabitangiye ndumva ari igikorwa cyiza cyane. Mwirinzi wavuye hakurya warubatse cyangwa se wageze hano ukiri umukobwa uja kubaka? Nageze hano ntarubaka nubakiye hano. Ese uri umumama w'abana bangahe? 2. Ndatekereza ko abantu bakeneye kumenya ubuzima bwa Mwirinzi, niyo mpamvu tubasha kwinjira hamwe. Ni umukobwa n'umuhungu? Abana 2, umukobwa n'umuhungu beza cyane. Yego n'umugabo nyine uko nabivuze. Umugabo umwe wenyine tuzasazana nta kontara nta kintu bigezweho ngo twasinyanye kontara. Jewe twasinyanye kontara y'urupfu. Urupfu niko ruzagira gute rwo ruzatutandukanye. Rero nashakiwe hano kuko ubuzima bwanje bw'ubukobwa nabutangiriye hano ko nageze hano n'ubundi nkiri umwana nakuriye hano nyine bigeraho nyine ndashaka. Ukiri umukobwa turabyinjiramo nabyo. Mwirinzi ukiri umukobwa wararirimbaga? Abantu bari bazi ko ufite ino mpano cyangwa yagaragaye bijya bazavuga ngo numara gushaka ngo uzagira ngo uzabona umugisha utigeze ubona. Umugisha wawe cyangwa impano yawe yagaragaye wamaze gushaka cyangwa utaramara gushaka? Impano yanjye yagaragaye maze gushakwa kandi narayitangiye ntarashakwa. Bisobanure gute? Ntarashakwa nakaza ndirimba pe n'abantu barabizi cyane nakoreye umurimo w'Imana hano Gidurayi. Ariko iyo utarashakwa hari agaciro abantu bataguha. Hari akantu kaba kaburamo nyine. Hari inyenyeri bitaraka. Wanaririmba bakabona ko uzi kuririmba ariko bakabona ko ibintu urimo atari ibyawe. Koko nanjye narabikoraga ariko nari ntarabisobanukiwe. Niba ari ukuririmba ndaririmba nindangiza kabanze ndisohokeye ngiye mu byanje. Ariko maze kuba umugore narabisobanukiwe menya ko ari umurimo w'Imana. Menya ko kuririmba ari umurimo w'Imana atari ukuririmba gusa kubera kubizi. Menya ko ushobora no kuririmba utabizi bikagira akamaro kuruta wa wundi uzi kuririmba utabikoze. Rero impano yanjye nkeka ko yatangiye maze kubaka ni nabwo namenye ubwenge menya ko ari umurimo w'Imana atari ibintu nyine byo gukinisha. Waje kunga rya jambo abakuru bavuga ugasanga bavuga ngo nushakwa niyenda hari ibindi byiza uzabona utigeze ubona. Hari ibyo wigeze ubona nyuma cyo gushaka nyine? Narabibonye. Icyambere nagakiza. Umuntu washatswe kuri abafite agakiza kose. Ati gute? Ni ukuvuga ngo iyo washatswe nta ibitekerezo byawe nta handi biba biri. Ni ku rugo rwawe no ku bana bawe wagiriwe amahirwe ukababona. Rero kagakiza kwaguhugira ku rugo rwawe bituma ukomeza agakiza. Kandi mu rugo haba intambara nyinshi utogwanisha ubwenge utogwanisha amagambo bisaba kugwanisha gusenga. Kandi niba ari ikintu kigoye urubyiruko rutarashaka ni ugusenga. Gusenga byaratunaniye nubwo natwe tutabikora cyane ariko ibibazo duhurira mu rugo nibyo bidutera cyane gukomeza agakiza kugira ngo gwa rugo turugumemo. Ndatekereza ko ari ibintu byiza kandi utubwiye umurongo wawe w'ubukobwa utubwiye n'ubundi n'igihe impano yawe yabashe kugaragara cyane. Ndatekereza ko igihe wamaze kubaka aribwo impano yawe yagaragaye. Tuvuge ko tushimira umugabo wawe niwe wagize uruhare kugira ngo byibuze impano yawe ibashe kugaragara cyane. Ndabimushimira kubera ko nubundi yanshatse azi ko ndirimba ko twaranaririmbanaga ariko byarashobokaga ko nari kugera mu rugo akaba yambuza akavuga ati biriya ni iby'abana ni iby'abakobwa bireke wabikoraga ukiri umukobwa none ubu nyine wabaye umugore bireke. Ariko iwe yarabishigikiye ahubwo ni nawe wankanguriraga cyane no kuja kuririmba kutakija kurepeta kutakija kuririmba genda urepete gira gutya nyine arabishigikira nanje bihurirana mbikunda nyine bituma nyine impano igaragara uko nyine nari meze ndi umukobwa. Ndatekereza ko n'ubundi ari ibintu byiza cyane. Mwirinzi uko watekereza urugo niko waje kurubona?
oya siko narusanze kuvuga ngo iyo ukiri umukobwa uba uzi ko nushakwa hari urundi rukundo uzagira cyane wenda ababyeyi batakugiriye ariko nyine urukundo rw'umugabo ruba ruhari ariko hari izindi ntambara ugira utari wakagize uri umukobwa rero wenda natekerezaga ko nzashika nkaba muri ame ubukene burarangiye none hari ibintu urakunzwe nyine biheka hari ibintu n'abakobwa bari biharaje wabura umukobwa ukora akazi kambwa siku nzabona nshatswe ndeke ibintu byo gupagasa ko bingoye kumbe ntago uzi yuko mu rugo ari gupagasa cyane kuruta uri iwanyu rero ibyo byose ibitekerezo byose narageze mu rugo nyine sanga biratandukanye cyane ariko kandi ubuzima bw'umukobwa n'ubuzima bw'umugore buratandukanye ubuzima bw'umugore nibwo bwiza duheze ingero ni bwiza gute kugira ngo byibuze n'uyu mukobwa uri kudukurikirana abashe kumenya ubwo buzima bw'umudamu ukuntu aba ari bwo bwiza cyane kurusha ubw'umukobwa iyo wabaye umudamu uba wagize izindi nshingano ni nk'igihu Imana ibigukuyeho hari indi si ubayemo uri umukobwa uba wanakuze ariko iyo wabaye umugore uba wakuze umenya gusenga kurushaho umenya gushaka amafaranga kurushaho udategeye ku bandi mbese nyine ukamenya ubuzima bwawe nyine uko ugomba kubutwara ariko iyo uri umukobwa uba uri nk'imodoka idafite feri uza wamugenda gusa udafite umurongo udafite aho ugarukira ariko uza umara kuba umugore ukaza unishuza ukavuga ati baze ubu buzima mbayemo iyo mbubamo ndi umukobwa nari kuba ngeze aya mafaranga ndi gukorera iyo nyakorera ndi umukobwa nari kuba ngeze rero iyo uri umugore ni nkaho uba uvutse ubu ukivuka gutya uba utangiye ubuzima bundi busha ndatekereza ko ari byiza cyane wabaye mu maminisiteri menshi n'ubu nyine uyarimo ubarizwa muri iyo minisiteri mwinizi mbarizwa muri minisiteri ya voice ariko sinyikoramo cyane kubera umwanya ariko n'ubundi ndacayibamo voice se baba bameze neza nabo bameze neza barakora bafite n'indirimbo yabo nshasha abantu bagende bayirebe yego aka kandi ko kwamamaza abandi nuko uri gushaka kwamamariza abandi ngira umwete cyane niba ntakiyikoramo nyine nkuko bikwiriye ngomba kubamamariza kuko n'umuryango wanjye voice yarandeze voice no kuvuga ngo umuntu watangiye voice simuvuga mu izina ariko aba hano niwe muntu wandeze kuva nkiri umwana iraha kujya niwe wantoje kuririmba mbese ibintu byose niwe wafashe ukuboko wenda nubwo tutagikorana cyane ariko turi kumwe tuganire cyane ku mpano yawe ndatekereza ko ifasha abantu benshi sinzi nimba uruza kuduheza agapera byibuze mu ndirimbo zawe uririmba kugira ngo byibuze aba bantu babashe kumva Mwirinzi turi kumwe uririmba wururutse imitima y'abantu benshi wo muri bikomere by'abantu bababaye niki uruza kuduheza agapera nimba biza gukunda ndayibaha mu mwanya no yiduheza kugira ngo twinjire mu yindi sije nyine ndirimba nk'akarimbo kamwe byibuze babashe kumva nk'ari wowe kugira ngo tubashe kuganira ibindi bintu n'ubundi barabizi ko ari inshi ariko reka ndirimba ku munota umwe Zaburi ndirimba si ya Dawidi Zaburi ndirimba si ya Benazafu nimva mutima ayizanjye mfite ubuhamya bwigendera nari nezerewe we Yesu ashimwe cyane tuzahora nihinga mu gitaramo ari kuririmba neza mama mwiza asante ati Zaburi ndirimba si ya Dawidi Zaburi ndirimba si ya Benazafu ati mfite iki ubuhamya bwigenda kandi ndabufite oya nashaka byibuze gusa ako kantu k'ubuhamya hari ukuntu ushobora kugakoramo niyenda abantu bakumva ubuhamya bwanje nzabuvuga atari ubunyine byibuze wadukonjeremo akantu gato ukabatera amatsiko gatoya gusa ubuhamya bwanje nuko nakijijwe nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ubwo nibwo buhamya mfite nubwo buhamya nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ariko n'ubuhamya nabwo bushobora kubaka cyane
ubuhamya nzobuba ntabwo ari ubunyine ariko nzobuba hari ubundi buhamya. Ya turanezerewe cyane kuba turi kumwe nawe n'ubundi kandi uturirimbiye neza cyane, ariko nanone tukwakire nk'umumama, tugiye kuganira nk'umumama ufite inshingano mu rugo, urera, ufite ibyo arebera nanone mu rugo, umumama w'umunyamurenge cyane cyane nize ndangagaciro ziwe agomba kugira mu rugo. Mbajije ikibazo kigoye. Okay, ndangagaciro z'umumama w'umunyamurenge mu rugo wiwe tubanze tureke hanze. Ndangagaciro z'umugore w'umunyamurenge mu rugo ni ukugira ibyishimo, kurangwa n'ibyishimo, kwakira abashitsi, kwiyubaha, gusenga no gukunda urugo rwiwe no kurukorera. Nibyo wumva cyane kandi ibyo byose uvuze ni ukuri. Mwirinzi ufite igihe kinini wubatse, umumama w'abana babiri buriya aba afite byinshi yabonye na byinshi yagendeyemo, ariko ubu turaganira nk'umumama ushobora gutanga inama nawe zubaka ku mudamu nanone cyangwa se ku mukobwa ufite kubaka ku wa gatandatu, kundi wa gatandatu kugeza mu kindi gihe umuntu wese azarebera kino kiganiro. N'ubundi twabikomojeho mbikubaza, genda kubaza tese ibyo wa expectinga nyine utarashakwa nibyo waje kubona, ugira icyo ubutubwiraho cyane. Ariko nanone ndatekereza ko hari inama ushobora kugira aba bantu batarubaka uyu munsi wa none, batekereza kubaka, bashobora kugira ko mu rugo ngo ni amahoro nka kuri wabitubwiye. Igihe umuntu ahuye n'intambara mu rugo, intambara z'uburwayi, intambara zo kuba nta mafaranga mufite, nazo ni intambara zo z'ibindi byinshi, ni gute ushobora kubyitwara nk'umumama? Nk'uko twabivuze, urumva hari urugo rubamwe amahoro, nubwo nyine habamwe intambara ariko urugo rubamwe amahoro. Gusa kandi icyo nabwira abakobwa batarashakwa, niko bambajije nicyo abakobwa batarashakwa, icyo nabwira abakobwa batarashakwa, ntugatekereze ko ugiye umugabo ari uzakumara ibyifuzo byawe byose ufite, kuko umugabo si Imana. Ahubwo jya ugenda witeguye ko uwo mugabo mugiye kubana muzafatanye kurwanya izo ntambara zo mu rugo. Ntiwibwire ko ugiye kubona umugabo ngo azama byose. Usanga bagakora ubukwe abagabo baba bameze neza, ibyo bibaho cyane rwose, ugakora ubukwe n'umugabo afite amafaranga, mukaba muri bwa buzima bw'amafaranga, umugore yishimye, ariko amafaranga yashira ukabona wa mugore uwo ari we. Niho utangira kumenya umugore uwo ari we. Ariko iyo ugiye witeguye ko hazaba ubukene, hazaba n'ubukire, ibintu byose biroroha. Abadamu kenshi nkunda kumva bo bashinja ko hari igihe mwitwararika mukira abakobwa, mwitwararika ku bagabo neza, mukabereka urukundo, mukabereka nanone wa mutima mwiza, mwamara gushika mu ngo aho mwashatswe mugasanga nanone mubaye nk'ibibazo, mugoye abagabo, mugoye amafamiye. Ubu turi kugenda tubibona cyane. Biza biterwa ni iyihe mpamvu mwiyereka abagabo neza batarashakwa, mwamara gushaka mukabigaragaza? Nibyo bya bindi nakubwiye, wowe uzi ugenda ukiremera urugo rwawe, ukarurema ukamvuga ngo urugo rwanje ruzoba rumeze gutya, ni paradizo n'imirere ame. Noneho wamara gushika ugasanga ni umuriro. Noneho iyo utaziga kwihangana bikakunanira kwihangana, ukaba wahinduka, ukaba utakimuvugisha, ukaba utakimwitaho, ukamusuzugura. Yego, ariko iyo biteguye mbere y'igihe kuvuga ati ngiye kubaka, uko bizagenda kose nzubaka, nukuri nta ntambara utotsinda cyane. Ariko uzutagira ibintu bya social media. Ubu kuri social media cyane cyane abantu bari kuvuga ibintu byinshi cyane, ariko nanone ugasanga ari abadamu batse umuriro. Kubera ko abadamu mukunda kuvuga biterwa n'iki? Banyamama, ibintu kuri sinzi ukuntu turemwe, ariko abagore ukuntu turemwe, n'abagabo nabo hari abagabo se nabo baremwe nk'abo. Hari abagabo, hari umugabo udashobora kumenya umugore wiwe ngo amenye uko ashobora kumwitwara, kuko abagore turemetse mu kintu c'ubutesi. Abagore turi abatesi. Hanyuma abagabo bacu bo mu bwoko bwacu ba data nabo bakagira ikintu cyo kwihahaza, ikiburi. Buriya naje gusanga mu yandi moko nagenzuye, njye mbana n'abanyagihugu cyane. Abanyagihugu bubaha abagore,
kuruta ibindi bintu byose bazabita ngo ni ba mama yo barabubaha nukuvuga ngo umunyagihugu akitwararika kugira ngo umugore atamubona agakosa kariko kose ariko ba data bakagira ikiburi uzi ko hari umugabo umushitsi azayinjira mu nzu akama atangira gutota umugore ngo dore ngo kuragira gute ngo dore ngo kura kino gikombe hano ngo korona ngo konyamwe ngo abaye gute ngo uzaniye umushatsi icaye ta faranga wamuhaye umugore yabuze nuko akubwira ati mpeza amafaranga aje kugura amata ngo dore ngo atuzane icayi ngo turashonje ngo cumba none ugasanga iyo twabuze ko tubatwara ntiwamuhaye ifaranga ntiwagize gute ariko kamubona ko kugutota ari bwo bugabo ari bwo yereke wa mushitsi ko ari umugabo kandi uramutse nitonze mu rugo nuko ruba uri umugabo hari abagabo benshi bitonze dufite abagabo bitonze banacecetse rwose ariko icubahiro c'umugabo n'ubundi giho kiba ari ic'umugabo rero muri izo mpande zombi mbona nyine ariko gusa nanone abagore niba tumaze kumenya ko wenda abagabo bacu bakunda icubahiro natwe tugomba gucisha make kandi ari mwe mushaka uburenganzira ngo abagore bunyine nibo bakeneye cacubahiro ariko nyamara buri umugabo aremwe mu cubahiro utora umukuramo rero abagore tuzatugerageza nanone gato ducishe make bagome badutote gatwihanga ariko hari amakuru mfite kandi amakuru asa nkaho ari mashasha cyane ko hari umugore uheruka gukubita hano umugabo ngo yaramumereye nabi cyane izo mbaraga bazikurahe baragwana umugabo kugwana urumva hari yo guhangana ariko ngo umugore ngo yakubise umugabo yaramumereye nabi cyane sinzi sindagera kuri ubwo rwego ariko wenda buriya wasanga umugabo yari yagize amakosa usanga umugabo yari yagize amakosa ariko umugore ugera ku rwego wo gukubita umugabo ni ukuri kw'Imana uwo mugore azambara ipataro umugabo we yambara igitenge kandi muri mukuru yabambika nuko nyine bazihangane bayambare bazihanga ese nk'umugabo uhagarara agakubitwa n'umugore uwo mugabo uzi ko hari abagabo nabo tubavuge hari abagabo batinya abagore ku buryo umugore yavuze iki nico kandi nta bandi naba bari mu gukora ubukwe vuba umuhungu akama akora ubukwe akama avuga ngo nzotetesha umugore wanje umunsi wa mbere ukamutekera umunsi wa mbere no kumwagira ndangura muhagira none ugatekereza ko umugore wawe atazomenyera bwa buzima none wa mugore wawe yabona ntukimutekera ngo hari umugore ngo wakoze ubukwe umugabo nyine akazamutekera bisanzwe umutekera amagi nuko iminsi imaze kwicuma umugabo agategereza ko umugore ateka piri yewe ja mu gikoni ngo se wowe uzi uteka nuko none wogira gute ariko niba mukoze ubukwe kunda umugore wawe n'umugore nawe akubahe twe dushinzwe kubaha abagabo nabo bakadukunda ariko bya bindi niba ari inama wumvishe ngo uzutekere umugore ngo umutekere ngo akarete ngo umusangishe mbona abana basangisha mu buriri ngo nicaye yewe Yesu we tibizoroha ngo umutekere ngo bimusangishe mu azoryama kugeza byaye n'ababana uzoza ubatekera mfite amakuru andi makuru mfite nayo ejo bundi ngo umugore aratwita ngo inda y'ukwezi kumwe gakaza amavuga ngo ngo ndimukunanirwa ngo kwisheganya umugabo imirimo iramwica areka kuja mu kazi ubukene burabakubita ibyo mugute kandi ngo numukobwa ukiri muto ngo yaravyaye ryatetesha niryo ribi nyine ariko iyo mwatangiranye mwubahana umugore akamenye ko ari ugomba gutekera umugabo ese ubundi wowe uzi uryama uzi ko umugabo agutekera gute umugabo yatetse he muri mukubyutsa abagabo ngo ino mu mugi ese ni musubira bizagenda gute umugabo yatetse icayi he ese ngicayi cyahiye hari n'abagabo batazi gucana gaze umugabo yatetse he none uramutekeye akiri umugeni ibazega natwita kuzoza umuterura ukamujana no kuryama nukuvuga ngo abagore bameze nk'abana uko watwaye umugore niko azamera kandi umugore ntiyo kwanga ngo tumuhakeye jewe akareka kuntuka ariko tubanye neza duseka tugira gute bundi keya niki
abagore ko basaze ngo za keya ni keya nyoko naso bataguhaye umuhungu mumenyanye ejo ni uzoyiguha agomba kwiguha ariko keya irakenewe nyamwe uzi keya ngewe nemera irakenewe keya nemera ni igihe nagwaye ntabasha kwihagurutsa umugabo akaja guteka aho indi keya nemera ni igihe watinze gutaka avuga ati urihe ko watinze nta kintu cyakubayeho nyine akagucungira umutekano akavuga ati umugore wanje ntaki ariko bya bindi ngo akira ngo soma wabaye uruhinja wabaye uruhinja ariko ngo abagore bakiri batoya nkamwe ndatekereza ko nk'abakecuru bamaze gukura hari igihe babibona bageze mu ngo zanyu bakavuga ati si ibintu kweri k'abagabo basuzuguwe cyane naho ngari keya bari kubaheza ngo ni igisirimu ico ntagari ubwo ni ubuturage bujya buheka ese ubundi keya utabonye mukundana uzazibona mwabuze sukuma umugabo karaje guhiga isukuma na ngo gushaka keya se ni ngo ntuje mu kazi none ngo turirirwa mu rugo ubwo ni ubutesi ariko keya irakenewe navuze ngo keya nemera ibaho ni igihe umugabo wawe agomba kumenya kuri safe ufite umutekano wose niba wagiye ugatinda akavuga ati ahantu uri umeze neza urataha wenyine umeze neza nta kibazo njyewe niba nshobora wenda gutaha bwije nkaba nabwira umugati ndigidurayi uze kumfatagira idurayi tujana ndataha bwije iyo ni keya yindi yo ku rwego rwo hejuru urumva nziza ariko keya ngo akugaburire se wabuziki nawe ubwiwe ntazi kwigaburira ngo numara kugaburira ndatekereza ko biza kugira abantu benshi umumaro ariko n'ubundi turaza gukora ku zindi nkuru zigenda ziba ubu nanone turi mu kubona abantu bakora amakwe ukabona ni mutoya akoze ubukwe afite imbaraga zose ntiyagwaraga maze akiri iwabo akiri umukobwa yakoraga akazi buri munsi yamara gushika mukaba muzana amahimba ngo abagore bakiri batoya mufite amahimba ayo makuru arahari niko kwaguteteshaga abagore navuze abahungu basigaye batetesha abagore kurusha abana babo ariko umugore wamweretse kutamwitayeho uzi ko ushaka kugwara ukabwira umugabo niba ari nayo mahimba ukamubwira ati nagwaye umugabo akakubwira ati wagwaye so ugwara ubukira uza wamukira ako kanya ariko yatangiye kera ngo wagwaye nyine ngo tuje ku bitaro azamarembo umugore kandi taza kenera ngo bashe ku bitaro azakenera gusa ngo agumarembe ariko iyo umweretse kutamwitayeho ugapfa kumwikiza nyine ukamubwira ati uragwaye sawa ushe ku bitaro baguheza umuti azahama bamuzima uzavuga ati uyu mugabo wanje nikawa atontetesha nuko bikagenda neza ariko wa mugabo jeberere ku mugore ngubwira ati akazafata umutwe ngese ni hehe hari kukuti oya abagabo nibareke imitwe hawe nuko mureke gutetesha abagore mureke izo bintu sizo turabahonyeje kandi umutetesheje ntacu uri kumuha naco nayo mata ntuyamuguriye gusa ngo umuteteshe ariko ngo keya nayo mu bagabo bacu twavuze abagore twibagirwa abagabo keya mu abagabo keya ku bagore babo ngo ntazihaba nta mugore w'umunyamurenge uzabona nta mugabo w'umunyamurenge uzabona afunguriye V8 cyangwa imodoka ihenze ayifungura umugore amubwira ngo dore gift ngiyi cyangwa se na nubwo baba bari no mu rugo nienda ubwo bushobozi bwo kugura iyo modoka burahenze abe yanatahana akagifuta amubwira ati umugore mwiza ngiyi gift nakuzanye umugabo aheza umugore izo nabyo birahaba abagabo bacu nyine ntibazi ubundi keya nyayo Kenya no kumenya ikintu umugore akenye ukakimugurira niba wabonye ko telefone yiwe yashaje yimugurire hindura izo nizo keya niba ufite iyo V8 yimugurire izo nizo keya abandi bazavuga niyo bandi zo keya abandi bazabona noga twebwe ngo igisirimu ngo yiriwe mu rugo ngo nagwaye ngo niyo keya ariko ubundi keya no gufata ikintu ukagihereza umuntu niyo keya ubumuhaye hana uramufata ku musego ngo yagwaye ikisi ya ndatekereza ko ari ibintu byiza cyane kandi uri kugira abantu inama ariko se abadamu bashobora kumva zino nama muri gutanga bakavuga ati suno umuntu ngashaka kutumenera amabanga ubwo ntibakomerera nabi mwiri yewe ndabizi nibihangana
nibihangane bameneye amabanga kuvuga ngo hari igihe bashaka kwereka nkari keya atari keya gusa ariko ari amahimba bavuze nkuko nzi ko ari ibyo kandi biri byo umuntu agomba kubivuga nibagabanya amahimba abanyamahimba bubaka urugo Yeah. kandi nta umugabo yakubwiye ko atagukunda hari ubwo bayagusezeranya ngo kugira ngo singukunda kugira ngo aje kuvuga ngo mpeza ke tagusezeranya ngo kugira ngo singukunda muba mwicaye muza kuvuga ati mukaganira ubundi ndike y'ubukeneye ni iyi divorce nyinshi ko ziravuza ubu hano hanze bitewe kandi ugasanga n'abantu bakiri batoya ubu nabiri gutegwa n'iki biterwa no kutihanganirana no kuja kubana n'umuntu utamukunze wenda bitewe n'inyungu umubonamo niba udashobora kwihanganira umugabo wa mbere mwabanye kuko n'uwa kabiri ntuzomwihanganira ni hahandi byawe wabonye ku mugabo wa mbere uzabibona no ku wa kabiri rero njye nkeka ko ari kuja mu rugo utabyiteguye udakunze umuntu mugiye kubana noneho mwamara kubana ukabona ibindi bintu utari umuziho ibintu utari witeguye kuzabona bikakunanira kwakira bigatuma habaho iyo divorce abakobwa cyane bakavuga ko ibintu by'inyungu cyane cyangwa se byo gukunda ibintu navuga ko by'amafaranga cyane biri gutuma cyane ubu nyine batubaka ingo ubona nawe ari zo nzira ubu nyine nibyo bigezweho ifaranga udafite umugabo w'ifaranga wiririre ugenda wicare mu wawe ushaka nawe gufasha kuri wicare wige tuzabara ngo ugende wicare wige tacuri ico uri umuntu nyine uraho ariko ifaranga nyine nizo zivuza ubuhuha cyane hano ariko nge nkeka ko urugo si ifaranga urugo ni urukundo niyo mpamvu Imana yaremye urukundo rw'umugore n'umugabo iyo biza kuba atari ibyo gusa ari ifaranga ukavuga ati ngiye kubana n'umuntu kubera ifaranga izo faranga ntiziba zaradutoshereje ziba zarabaye nkeya ariko ni ukuvuga ngo iyo umaze kumushakaho ukabona za faranga wari ukeneye ukazibona wa muntu ntacu aba amaze imbere yawe ahubwo aho kugira ngo umushake ukeneye ifaranga wazimuriye wamara kuzihaga ukamubwira ngo genda noneho ukaja gushaka urukundo rwawe ukunze ubu se muri mu kuzijya abantu wari hanze ndavuga abakobwa cyane navugiye muri rusange uri mu gusanga umukobwa ari umuhungu amafaranga yageza nk'igihe umuhungu ashaka kumubwira ko ashaka ko bubakana bikanga akamukatira nizo faranga nyine ntago sinzi uko tuzozigira ariko ubundi umukobwa ufite ubwenge uri smart tagomba gutegera ku mafaranga y'umuhungu wakoreye amafaranga akuze umukobwa ufite amafaranga ufite imodoka yawe uza witoranya ushaka ariko uzugenda gususabiriza ngo ifaranga ngo uyu ngo ntafite ifaranga ngo uyu ngo yanyimye ifaranga ngo ntiyanguriye telefone bakanagusiga gutyo za faranga shaka amafaranga yawe niba ukeneye ko urugo rwawe ruzabaho ari urw'amafaranga fata imyaka yo gushaka amafaranga numara gushaka amafaranga ukundane n'umuntu mubane muri bwa buzima bwiza bwa ya mafaranga wavunikiye yego nizo byiza naho se ifaranga utavunikiye niho nyine usanga nyine ingo nyinshi zisenya cyane ndatekereza ko ubu hiharajwe ibintu by'aba diaspora ukiri umukobwa uba warigeze guteretwa n'abatipe baba hanze muri Amerika muri Canada hehe aho uru mu Minembwe barahari ariko igihe canje ntabwo diaspora yari igezweho cyane yari igezweho ntabwo ari nakera cyane ariko sinakera cyane gusa ngewe ukuntu nari imeze ntabwo umuhungu yashoboraga kunshukisha amafaranga ngewe nabaga nzi yuko niba ari urukundo koko bizaba tuzashakana ariko niba ari amafaranga ahubwo nje nabonaga no kuguma kuvugana nawe cyane wenda avuga ati si uyu mukobwa ni faranga nkeneyeho niki ariko nge wenda n'Imana wenda itarabikunze ariko yaba ari hanze yaba ari muri Afurika nge nabonaga abahungu bose baresha kandi ikintu abahungu bo hanze mubwira bagira ikintu cyo kubona ko babonye ifaranga bakirengagiza ko nabo babanje kuba hano mwaciye hano muzi ubuzima bwa hano baza batanga n'amafaranga yego muyatanga ariko
ntimukagaragaze ko ubundi ni nk'aho ari ukugura urukundo urumva umuhungu ntanaguterete wenda ngo agutereteshe n'amagambo akama aguteretesha ifaranga ari navyo byatumye abahungu ba hano ba data batagaciro nukuri turabihanganisha ushatse kuvuga ngo twataye agaciro abahungu ba hano turabihanganishije turabakunda ariko bagica hariya hari ukuntu nyine batabikoze neza ariko ubundi bwoko andi moko uzusanga umungu afite amafaranga akanaguhisha ko yafite akagutereta kandi akaguhisha ko ufite amafaranga ariko twebwe abanza amenye ko mba muri Amerika yishurire sebukwe inzu amezi 5 kandi baza banavugana ku ruhande atarashaka umwana wiwe abahungu muze mwabasore mubagabanyisha mumeze muti mwariye mwishuye renti mwishura ngahe ariko ndahakikisha neza ko uje ugatereta umukobwa habe nubwo uri muri Amerika ko mbwira ati jewe si faranga nkeneye kugwa cyane unkunda ukonde ukanamwima n'izo faranga aho ngaho urukundo ruza rugaragara cyane niba umukobwa akavuga ati umuhungu arankunda nubwo atazampa ifaranga ariko ndamukunda ariko bagica ni faranga bazamaza bafashe igikagato gutya nico catwisha ariko ubundi umuhungu wanze akaza yamuzaniye na telefone ariko umuhungu wanze no hano bose barangana badata nibangana ico kintu nani titwokumvikana umwirinzi barangana gute barangana umuhungu hano waruzishura sebukwe inzu kubera katoye imwishu hano bishura sebukwe inzu nyirabukwe buri kwezi none sereka wagenewe none wagiye kubyara umwana uzubyara umwana ukavuga ati ndamuzaye nakura azoshakwa umugabo we yanyishurira inzu ubu nje notegera ku mukwe wanje igihe azozira ngo azonyishurira inzu ubuzima mbaye mwe nyine sinishura inzu ubu nyine mfite umukobwa w'imyaka 3 igihe azobonera umugabo ga ngo azoza nyishurira inzu kuno izo bintu biba kandi mwaratangiye kwishura kandi twaratangiye kwishura tutaranamubyara cyakoze abanduvuza kandi ubundi umwana agomba ubundi Bibiliya ivuga ko umukobwa agomba gushakana n'uwo yakunze bakaja kubana ariko ntivuga ngo umuhungu agomba kwishurira sebukwe inzu haraho byanditse ko umuhungu taho Bibiliya ivuga ngo umukwe ngo uzishurire ngo nyoko bukwenzu oya uba wamuko habe nubwo umukwe 200 bya hano biba birangiye amasezerano mwagiranye bayarangiye ariko none abahungu bo muri Afrika nibagabanye gushaka abakecuru bo hanze mufite ikihe kibazo ko ari umutima tuwujya twese hano n'inyama ubu nokenera inyama nozigura kandi uwanje kipenzi canje ari hano ari mu kazi kandi tubanye neza inza mbona ifaranga nkamugurira nawe yazibona akangurira nabona ifaranga nkaziha iwabo nawe yazibona akaziha iwacu ariko taho byanditse ngo ubwo ngo ati none ubwo atishurira iwacu inzu uko si umukwe ni umukwe mwiza cyane ubu ntibigezweho ivyo ni ubuturage abanyamurenge twagize nyine n'ifaranga twazigezemo tubura uko tuzikontrol ariko byaraturenze tumeova umugani w'abanyakenya ya cyane ndatekereza ko diaspora taza kutwitwaramo nabi kugira ngo byibuze baturebera ari benshi ndabizi baturebera ari benshi turabakunda cyane ya ntibaze kutwitwara nabi kandi gusa ni inama twatanga kugira ngo byibuze n'umuntu wagize amaranga mutima yo gukunda ino akunda ino nta kibazo areke kuvuga ngo ico nari mvugiye nawe diaspora niba ukundanye n'umukobwa wa hano mukunda urukundo rwa nyago apana kumuha amafaranga cyane ngo arenge nyine okay kumuha ifaranga ni byiza no kumutunga ni byiza ariko menya ko uwo mukobwa mwotandukana azoshaka abahana ese azoshaka uwa hano umuheza 500 bikunde muze mugerageza kubalansinga mumenye ko nabadataga hano nabo wanaumia bure kandi ndatekereza ko tugiye kugana ku musoso kandi turi gukora ikiganiro ciza cyane nagira ngo utange inama n'ubundi kuba mama cyangwa se abakobwa bakuze batashatswe nyine batagira amahirwe yo gushakwa ari bakuru ari hano muri Afrika kandi baravuye hano bamaze gukura bafite imyaka 34 40 bamare kugera muri Amerika bakundwa n'abahungu bino muri Afrika bagakora ibishoboka byose bakajana wa muhungu bagakora declaration bakaza umuhungu bagakundana hano bamara gushikiriya wa muhungu akamwanga
wabagiriye inama ndatekeza ku ruhande rumwe rw'abahungu ku ruhande rumwe rw'umukobwa n'ubundi ikintu nobagiraho inama niba uzi ko wabayeho imyaka yawe yose nta muhungu ukurambagiza ariko wamara kubona amafaranga akaba ari bwaza amara gushika amafaranga kugera muri Amerika zabite zigatangira ndagukunda cyane kubera ko utokwibaza ico kintu umuhungu utarakwandikiye uri muri Afrika akwandikiye uri hanze mwabanaga arakuzi wowe ukamujaho ngo nabonye umugabo banza umusuzume tunihutire no kumutegereza ubundi wamutegera jaye banza umutungire hano banza arambigwe imyaka 5 nushaka uzutega wowe umusange hano mubane hano usubireyo ariko ngewe ku ruhande rumwe abahungu nibo bahemuka buriya abakobwa kuriya nyine aba yakunze so kuvuga ngo nuko ngo bayagize amafaranga iwe aba yakunze rero wowe muhungu niba wiyemeje kumukunda nyine kubera amafaranga mukunde muzasazane ureke kumutera igisebe ndatekereza ko ari ibintu byiza kandi cyane byubaka tuganira ibintu byiza dutanze inama cyane ariko nagira n'ubundi ngo turangize ikiganiro cyacu mwirinze uraririmba kandi impano yawe ndatekereza ko imaze kunyura abantu benshi hari indirimbo wigeze uririmba byibuze kumva umuntu yamukozeho akaba yanaguhamagara mu gikara akakubwira ati ibi bintu bihangano byawe uririmba biramfasha cyane ni benshi banyandikiye kandi ndabashimiye cyane banyeretse urukundo nuko ngo nta ndirimbo yanje nashize kuri YouTube ni sizanje nta ndirimbo naririmbye ngo ndeke kubona feedback ni benshi bagiye banyandikira bambwira ko babyishimiye habe no mu rusengero iyo maze kuririmba benshi bambwira ko nyine nanejeje imitima yabo ni ibintu numva ari by'agaciro uzi gukora ikintu ntubone n'umusaruro n'umwe cyangwa n'umuntu wakubwira ati kiriya kintu ukora kiramfasha ni cyiza rero ni byiza ngewe numva binshimishije kandi mukomeze gutyo ufite platform zawe nyine wafunguye YouTube yitwa gute kugira ngo byibuze abantu baje kuyisacinga natwe tuzayipiningamo n'indi kiganiro cyawe kugira ngo byibuze abantu babashe kugukorera subscribe ni yitwa gute iriho ibikorwa se YouTube yanje channel yanje yitwa Nella Maxime Official ko arihisha abakecuru mwirinzi naryo ririho nukuvuga ngo impamvu nagise gutyo Maxime ni izina ry'umugabo wanje ndagushuhuje da Maxime ni izina ry'umugabo wanje hanyuma Nella nukuvuga ngo arishimye ahari aranezerewe impamvu naryise gutyo mwirinzirizwe natwe mwe muhamunkurikirana naryo ririho ariko Nella Maxime rizwi na platform z'abanyagihugu nkorera nuvuga ngo umunyagihugu wese unzi hano muri Kenya azi ku izina rya Nella Maxime kandi nkurikiranwa n'ubundi n'abanyakenya kuvuga ngo 70% ubu nyine ndamutse ntangiye gusohora indirimbo abanyakenya cyane nibo bandeba cyane bitewe naho mbandi rero mbona kugita mwirinzi gusa bizobagora avuga ati reka nyashireho yose uzosacinga mwirinzi azoribona nuzosacinga Nella azoribona nuzosacinga Maxime nawe azoribona none washizeho umuryango wose reka dusabe abakunzi bacu kugenda kumukandira kugira ngo byibuze akomeze yaguke kandi ukora ibintu byiza natwe reka tugushimire reka tugane ku musozo nshuti muvandimwe kandi nawe turagushimiye kuba watwitavye tugushimira nawe uri kudukurikirana live cyangwa se ukurikirana ikiganiro cyacu ushobora kugikurikirana kigize iminsi cyaraciye ndatekereza ko izakugirira akamaro gakomeye